Imena Tour and Travel Agency ni company ikuzaniye serivisi zitandukanye zikenerwa n'abantu benshi kandi bikajyana na serivisi nziza utasanga ahandi. Niba hari umuntu uzi uri kuza mu Rwanda, duhuze nawe tumushakire hoteli nziza cyane yo kubamo n'ibindi byinshi yakenera mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Dukorana n'amahoteli yo hirya no hino ku isi, dukata amatike y'indege, ibyo bikajyana na serivisi nziza cyane. Dukorana n'ibigo bishinzwe ingendo ku buryo ushaka imodoka ihendutse gukodesha wayibona kuri make cyane kandi mu buryo bworoshye. Dutanga ubwishingizi bw'ingendo kubifuza kujya ahantu hatandukanye, abifuza visa namwe ntabwo twabibagiwe kuko tubibakorera kandi mu buryo bwizewe. Umwihariko wacu nuko abantu bajya Dubai, mu Buhinde, mu Bushinwa, Gwanzu, mu Kizwi Gorora kuko tubitaho cyane. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Mike mu igorofa ya 2. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri izi nimero za telefoni zikurikira: 078 05 86 106 cyangwa mukatwandikira kuri email yacu ariyo imenatourandtravels@gmail.com.